Ndabasuje cyane abadukurikira kuri Umusingi TV, muraho mwiriwe, mumeze mute, amakuru yanyu nizere ko mumeze neza. Ndabasuje cyane aho muherereye ku isi hose, uvuga ikinyarwanda wese uzi ko uri umunyarwanda, niyo waba warihinduye ute, waragize ute, ku isi yose nzi ko abanyarwanda bahari. Rero niyo mpamvu yewe nkunda ubwoko bwanjye ko ndi umunyarwanda, nkunda ururimi rwanjye, sinshobora kwihakana icyo ndicyo, ibyo narabihakanye. Niyo mpamvu wowe wihinduye ngo sinzi, bamwe bigize n'ibirebire iby'abanyarwanda, hari abadashaka kumva ko bamenya ko ari umunyarwanda. Ubwo buzima jye sinabushobora, ni kimwe n'ukuntu umuntu ahindura izina akitwa izina ry'undi muntu, nabyo mba numva ari ibintu bigoranye. Rero mbahaye ikaze mu kiganiro, ndabasuje cyane kandi buri umwe wese Imana ikugirire neza, Imana igucira inzira, muhahe muronke, n'abafite ibibazo namwe Imana ibafashe bikemuke. Mbahaye ikaze rero, ni Gatera Stanley. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku makuru, umwuga w'itangazamakuru, itangazamakuru ukuntu narigiyemo. Itangazamakuru ukuntu narigiyemo ni ibintu bishekeje. Buriya hari ukuntu twebwe, hari ibintu bita role model. Role model wawe nindi. Kera hari abafite aba role model mu mupira w'amaguru, yakumva Messi agashaka nawe bigatuma ajya gukina umupira, agatangira kujya akina yigana Messi cyangwa Ronaldo cyangwa Basara cyangwa abandi abakinnyi bakomeye nyine bafite amazina, abitwaga ba Ronaldo, ba Carlos, ba Beckham, bandi ba Zidane, bose bari bafite aba role model, bari bafite abo babereye aba role model. So yewe rero mu itangazamakuru hari abantu batumye nkunda umwuga w'itangazamakuru. Umuntu wa mbere yari umuntu witwaga nyakwigendera, yarapfuye ejo bundi, witwaga Fidel Kajugiro Sebarinda. Uwa kabiri yari umugabo witwaga Sibomana Atanazi kuri radiyo Rwanda. Uwa gatatu yari uwitwaga Cleophas Barore. Uwa kane yari uwitwaga Latifa, Akimana Latifa. Abo bantu murabibuka mu itangazamakuru kera basomaga amakuru kuri radiyo Rwanda neza, ukumva noneho hari ukuntu radiyo Rwanda iyo amakuru yajyaga kujyamo yananga yazaga, ndaza kuyishaka ndebe ko nyibona, ndaza gushaka iyo nanga ndebe ko nyibona. Inanga yajyagamo ikajyamo noneho ngo muri aya makuru turi kumwe na Fidel Kajugiro Sebarinda, muri aya makuru ngo reka twakire Akimana Latifa, muri aya makuru muri kumwe na Cleophas Barore, muri aya makuru muri kumwe na Sibomana Atanazi. Bafite ukuntu bavugaga neza amakuru, ukumva ni ibintu byiza cyane. So byatumye nkunda rero umwuga w'itangazamakuru, ndawukunda. Noneho no muri high school twaba tugeze muri dormitory cyangwa mu madorotwari aho twararaga, akaba ari gisomera abantu amakuru. So byatumye rero nkunda umwuga w'itangazamakuru, nkumva nanjye zaba umunyamakuru ni inkuru. Urabona biba ari ibintu byiza iyo wifuje ikintu ukiri mutoya ukakigeraho, abantu barabyishimiye. Ariko narabyishimiye, ariko nanone nsanga umwuga w'itangazamakuru aho nawukoreye mu Rwanda utari umwuga mwiza, ari umwuga w'ibibazo gusa. Ahandi mu bindi bihugu nta kibazo, kubera ni ibihugu bifite demokarasi, ni ibihugu byubaha buri muntu akazi akora, bubaha akazi ka buri muntu. Hari umunyamerika waje kuduhugura akatubwira ati muri Amerika buri muntu wese ufite ikinyamakuru leta imuha amafaranga, kuko hari abantu bakunda icyo kinyamakuru. Waba uri aho ngaho kumva baraguhamagaye ngo uze ufate amafaranga yawe, kuko nimba mfite Umusingi TV cyangwa mfite Umusingi website cyangwa ikinyamakuru Umusingi hard copy, hari abantu bakigura benshi. Niba narasoraga kopi 3,000 ngagurishaho 2, abantu 2,000 urumva ni benshi, hafi
katuvuge wenda mu kwezi 6,000 birashize, wose umurenge wose, uwo ni umurenge wose. So ni ukuvuga ngo hari ikintu urimo kumarira abantu, hari ikintu abantu bakunda muri icyo kinyamakuru. So mu bindi bihugu rero bubaha umwuga wa buri muntu akora, waba umwarimu, waba buri iki, akazi kose ukora barakubaha. So ariko ntabwo navuga ngo kuba naragiye mu mwuga w'itangazamakuru ngo nabigaya oya. So n'aba bantu rwose batumye nkunda uyu mwuga w'itangazamakuru, nabo I respect them, kuko urumva nabo mu cyo ndi cy'uyu munsi babigizemo uruhare. Barore we yabaye umuyobozi wanjye muri RMC, bajyaga duhura tukaganira tugatebya, namugane uri mu bantu batumye nkunda umwuga w'itangazamakuru. Kambwira ngo ariko Gatera shaho, umuntu yakubonye ngo umuntu abona ngo uri umuntu witonda cyane, ngo ariko iyo wafashe ikaramu kwandika ngo ntawamenya ko ari we wandika biriya. So urumva buri muntu agira impano ye, nanjye mu kwandika impano ndayifite, kwandika. Niyo mpamvu nyine ikinyamakuru abantu bagikundaga. So urumva abo bantu bagize uruhare runini mu gutuma ninjira mu mwuga w'itangazamakuru. Ibi rero bivuga iki? Ngo ibyo ukora bikore neza, ube role model w'abandi bari inyuma yawe. Ibyo tuvuga ibi ngibyo tuba dukora, wowe ubuzi ngo wenda urimo urakora content, urimo urishakira amafaranga, urashaka views, uragira gute, ariko hari abandi bantu bakubona bakumva barifuza kuba nkawe. Ibyo ukora urimo urabikora neza, urumva nawe ushobora kuba role model w'abandi. That's it. Aho ngaho niho tugomba kureba. Wowe hari abantu bifuza kuba nkawe, ibyo ukora urabikora neza cyangwa kuko ndabizi ubu ngubu nka Latifa ntago yabitekereza ko ari mu bantu batumye nkunda umwuga w'itangazamakuru. Atanazi nawe muri iyi minsi nabonye ngo yarahunze, nabonye ngo basigaye bamwita nawe Kigarasha, ibintu nk'ibyo, ariko ntago azi ngo yari role model w'abantu benshi, nanjye ndimo. Barore ntago yari abizi, nyakwigendera Fidel Kajugiro Sebarinda nawe nuko ntago yari azi ngo hari abantu bashobora bifuza kumera nk'uko bameze. Ndibukana n'abitwaga ba Butoyi mu rubuga rw'imikino, ba nyakwigendera uyu nguyu wakoraga ku Isango, uyu uherutse gupfa ninde, nibagiye izina rye, uyu nguyu wakoraga no kuri wapfuye ayobora Rushyashya. So urumva ibyo bintu byose biba bitubwira, biba bisaba kugira ngo dukore neza, ukora uzi ngo hari abandi bari inyuma bazaza bagakora ibyo ukora kubera wowe bakundishije. Urabikora ute? Ibintu iyo ukoze nabi abantu baragutuka, barakwanga, barakuvuma, kandi buriya magambo ni mabi. Ururimi mureba ni rubi, ururimi jya ugerageza ururimi rwawe urucunge neza, kuko amagambo ava mu kanwa agira ingaruka ku buzima bwacu, agira ingaruka nziza n'imbi. Iyo bakuvuze neza bigira ingaruka nziza, iyo bakuvuze nabi bigira ingaruka mbi. Imivumo y'abantu ni mibi, nuhemukira abantu ujye umenya ko hari imivumo, niwiba ujye umenya ko ari imivumo. Ariko nukora neza ugafasha abantu, amagambo uvuga ayubaka abantu, ujye umenya ko hari abantu bifuza kumera nkawe, uri role model w'abantu. So jewe aba bantu batumye njya mu mwuga w'itangazamakuru ntago bari babizi bamwe, ariko ndakeka ko bazabimenya, kandi ndumva legacy yabo niyo ngiyo, iyo niyo legacy. Wowe usize iyihe legacy? Wowe mu byo ukora hari legacy usize? Sorry, hari umurage usize?
abantu bazakumenyeraho. So ni ibyo ngibyo rero mumenye ko ibyo dukora byose tuba dukora kugira ngo dusige legacy, sige umurage n'abandi baza. Nk'ubu ngubu Fidel Kajugi Sebarinda, Imana imuheruko ridashira, ari mu bantu bankundishije umwuga w'itangazamakuru. Iyo niyo legacy. So natwe rero mu byo dukora byose tujye dukora legacy zacu zizasigare hari abantu batuvuga. So nibyo ngibyo nagira ngo mbashimire uyu munsi. Nimukibagire gukora subscribe, mukore subscribe. Target yacu murabizi ko mu kwa 10 tugomba kuba dufite 10,000 by'aba subscribers. So wowe wabikoze mbikuye ku mutima, ndagushimiye cyane rwose, mbikuye ku mutima ndabashimiye. Nawe utarabikora ndabizi ko ushaka kubikora. Erega ntago aba ari ibintu bigoranye. Gukora subscribe ntago ari ibintu bigoranye. Nta kantu gato cyane kari aho hasi kanditseho ngo subscribe, ukandaho ukabura subscribings, ukaboneje imbere. Twese tugafashanya mu byo ukora, mu byo nkora, twese tugafashanya. Yewe rero mbikuye ku mutima mbashimiye cyane, mbifuriza kandi nifuza ko ugira ubuzima bwiza, ugira ubuzima bwiza. Iyo ufite ubuzima bwiza wumva utekereza neza, ibyo ukora uba wumva nta kibazo. Ariko iyo uhangayitse wumva ubuzima, wumva isi, wumva nka hari igihe ngira ngo umwe twese hari igihe umuntu agera mu buzima ukavuga iyi si kuki naje kuri iyi si, ukumva isi yakubanye nini ukagira ngo ni wowe yikoreye. Ariko Imana byose hari igihe ibyira gutya bikavaho. Nicyo mbifuriza ko mwumva ko mutuje nta kibazo. Ndabakunda rero, mukomeze mugire umunsi mwiza. Ni Gatera Stanley. Target mu sharing, mu subscribe, mu sharing mu magroup atandukanye. Mu kwa 10 tuzabe du celebrating 10,000 by'aba subscribers. No kuri kandi birashoboka, nta kidashoboka. Ibi birashoboka kandi nizeye neza ko ibyo dukora byose Imana ibiri kumwe natwe ikadushoboza tukabigeraho. Ni ibyo ngibyo rero, ndabashimiye cyane. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Bagiye ku ifunguro ko ni amasaha ya lunch, muryoherwe, mugire ibihe byiza. Abari ku ngendo mugire amahoro, Imana ibarinde za accident n'ibiki byose. Sawa, bye bye.